yadukoreye. Tugiye kumva ijambo ry'Imana tugezwaho na Major General Retired Julie Benz uturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Now we are going to hear a sermon delivered by Major General Retired Julie Benz from the United States of America. Ma'am, it is an honor to welcome you today. We are eager to hear what God has placed on your heart. Please welcome on stage. Amahoro. Parasita Kagame, Abiyabozi Bugwanda, Badamu Nabagabo, Merikatsa, Murakoza. Neobwambera Ngeza Muranda, Kandi Mufiti, Iguhugu Chiza Tiana. Nishimiya Tiane, Kubu Ndi Hano, no Guzangiza in Kura Yanj. And for all the translators, abasemuzi rero nimba mudashoboye gusemura ibyo mvuze muzamura ibiganza byanyu turebe ko mutumvise ibyo twavuze. Nyakubahwa wa Repubulika n'abayobozi ndabashimiye ko mwanyakiriye mukaba mwanantumiye kuza hano. Nasabwe kuganira ku ijambo rirebana no kubaka imiryango ikomeye. nkaba ndeba uburyo iki gihugu gitekereza ejo hazaza, igihugu gitekereza ku muryango. Ndatekereza abavutse nyuma y'amasengesho nk'aya. Reka turebe nimba hano hari urubyiruko rwavutse nyuma ya prayer breakfast ya mbere cyangwa se amasengesho nk'aya. Mumbabarire kubasaba guhaguruka kubera iby'imyaka, ndabizi si byiza, ariko hari impamvu nsabye abafite imyaka iri munsi ya 31 guhaguruka. Mugume muhagaze. If you were born after 1995, waravutse nyuma ya 95, I would ask the rest of the room to look at these abandi bose babarebe noneho, because this is 2050 right there. Those are your leaders. They will be speaking on behalf of their peer group, on behalf of their generation. And so I'm just going to ask you, let's start this out with people around them, put your hands on them, and people at a distance, put your hands out. We're going to pray for these, because this is your future. Let's do it together. Reka tubasengere. Heavenly Father, Data wo mu ijuru, turasaba ngo wohereze umwuka wawe, uwo mwuka ujye kuri aba basore n'inkumi, ubasukemo impano z'umwuka wera, ubwenge bwawe, ubumenyi bwawe, inama zawe, imbaraga zawe, ndetse no gusobanukirwa, gukiranuka no gutinya Imana. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Murakoze. So, building resilient families. Kubaka imiryango ikomeye. Reka mpere ku nkuru y'umubyeyi wanjye, papa umbyara, yavukiye mu bukene bwinshi. Afite imyaka 6 yafashe icyemezo cy'uko azakorera amafaranga akinjiza miliyoni ya mbere y'amadolari mbere y'uko agira imyaka 40. Yakoze ubukwe mu myaka 5, yari afite abana 5.
with a goal of Jyewe rero having ndi $1 umwana we, million by 40. yari yaragambiriye ko ku myaka 40 azaba afite miliyoni y'amadolari kuri konti kuko yashaka kurwanya ubukene yavukiyemo. Igihe rero papa yagize 40, ayo mafaranga yari afite, yari afite abana 5 bakuze, ariko urugo rwe rudakomeye. Aho niho Yesu rero yagendereye umuryango wacu. Bakuru banjye bigaga muri segonderi, bagiye mu mwiherero w'urubyiruko, bagarutse tubona barahindutse. Noneho bagarutse, umwe muri barambwira ati ndagukunda kandi ndishimye ko tuvukana. Ndashima Imana ko twavukiye mu muryango umwe. Bwari ubwa mbere mpuye n'urukundo rudafite izindi mpamvu. Mukuru wanjye amaze kumbwira ayo magambo, hari ikintu byafunguye mu mutima wanjye. Mukuru wanjye w'umuhungu nawe yari yarahindutse, ndabyibuka ko yahoraga agira ikibazo cy'uburakari bwinshi, ariko uwo mugoroba twicaranye ku meza, yari amaze kubona perimi ye, arangije asaba papa nimba yamutira imodoka kugira ngo asohokane n'umukobwa bakundanaga. Papa arangije aramuhakanira, atoya, ntibishoboka. Icyo gihe rero twari twarize kujya twihisha mu gihe cy'intonganya mu muryango. Noneho uwo mukuru wanjye w'umuhungu abwira papa, umuhungu arahindukira abwira papa ati, ni wowe mubyeyi, ndakubashye, n'icyo kintu uvuze ndacyemeye nubwo utari buntize imodoka. Noneho papa areba umuhungu we, areba uwo musaza wanjye, avuga ati, ko atari wowe nsanzwe nzi uteye utyo, habaye iki? Nuko rero dufata umwanya wo kubabaza icyababayeho. Nibwo batubwiye bati, mu mwiherero w'urubyiruko twagiyemo hari umuntu twahuye nawe dushaka kubabwira. Baratubwira bati, twahuye na Yesu. Ibyo rero twabitinzeho kuko batangiye kujya bitabira amateraniro y'urubyiruko, gusenga, bagasenga, baza kutubwira ko bari barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, basenga. Ababyeyi banjye bari abagatolika, nanjye nari umugatolika. Idini, akenshi mu idini twiga ku bijyanye n'Imana, ariko bitandukanye no kuyimenya ku giti cyawe. Hari ubwo iyo wamaze kumenya Imana, hari byinshi wari uyiziho utangira gusobanukirwa. Mu muryango wacu rero hari ibintu byinshi byahindutse. Twatangiye kwibaza tutese ni gute tugirana ubusabane na Yesu ku buryo ubu busabane bukemura ibibazo by'amakimbirane dufite mu muryango wacu. Ibyo bintu byatwaye imbaraga, byatwaye akazi kenshi, kubera ko byasabye ko Yesu akiza imitima yacu ndetse no kumutumira ubwe ngo aze adufashe. Ndibuka ko papa yajyaga avuga ngo Imana ni iya mbere, umuryango ni uwa kabiri, akazi ni aka gatatu. Papa yatangiye kwitoza kujya ahobera abana be, kandi basaza banjye bari banini, bari barebare, ari abasore. Noneho ndabyibuka papa akihata kubahobera cyane. Basaza banjye ntibabikundaga cyane ko ntibari banabimenyereye, ariko papa komerezaho akabikora buri munsi kubahobera. Yashyizeho n'igihe cyo gusabana mu muryango buri munsi kuwa gatatu, nyuma yo gusangira ifunguro rya nijoro, twaricaraga tugasenga, tukaririmba nk'umuryango. Noneho twarangiza tukabazanya hagati yacu, ese dusengera iki? Tukabazanya hagati yacu n'iki cyifuzo dufite twasengera.
That has followed me. Ibyo rero byarankurikiranye imyaka yanjye yose kugeza uyu munsi. Nyuma yo gusezererwa mu nshingano nari mfite, nasubiye iwacu aho tuvuka, ahantu dufite isambu ryacu. Iyo ibintu rero bidukomeranye nk'uko tuvukana n'abana bacu, hari ukuntu twishyira hamwe tukajya mu cyumba tugasenga, kuko hari icyizere cyubakwa iyo umuryango usenganye, iyo mwiyubatse mu kubakana muzi ko mugendana n'imbaraga z'Imana atari imbaraga zanyu gusa. Impinduka rero ya mbere yabaye umuryango wacu ni imibanire ya papa na mama. Twarakuze tuva mu rugo, papa na mama basigarana mu nzu, bibasaba ko biga kwiyunga no kongera kubana tudahari. Ikintu papa yatangiye gukora, yatangiye kureka kwikunda, agaterura umusaraba we agakurikira Yesu. Ikintu mama yakoze, we yatangiye kureka kwikunda, nawe agafata umusaraba we, nawe agakurikira Yesu. Sinzi mwebwe nkamwe muri hano, ariko ibyo bintu birakomeye. Ni kubera iki ibyo bintu bikomeye? Icya mbere, kwiyanga no kureka kwikunda ntibyoroshye, ko akenshi turikunda, akenshi twirebaho. Kugira ngo rero uvuge uti ngiye kureka kwirebaho ndebe mugenzi wanjye, ni ibintu bigoye. Akenshi bisaba kuvuga uti, ni ibintu bisaba kuvuga uti Imana muri jyewe iransaba kutireba nkareba mugenzi wanjye. Ushobora no kuvuga uti Imana uyu musaraba uraremereye, ntabwo nshobora kuwikorera. Hari n'uwavuga ati ese ko Yesu yikoreye uwo musaraba, genda rwana n'iki? Ariko gukurikira Yesu, Yesu yaradupfiriye, arazuka, ariko Yesu nawe yarapfuye. Yesu yafashe umusaraba we arawubambwaho. Ikibazo rero nshaka kubabaza ni ukutekereza icyabaye kuri uriya musaraba. Reka dufate umwanya wo kwibaza tuti se Yesu kuri uriya musaraba, icyo kintu nitugishyira mu bitekerezo byacu tukibaze, ese urabona umuntu w'inzirakarengane, cyangwa se uwuhigwa, cyangwa se uwuhiga? Iki ni ikibazo gikomeye tugomba gutekerezaho neza, kuko Yesu yaremeye asuka hasi ibyari bimurimo byose, abishyira hasi, afata umusaraba, afata ishusho y'imbata, yemera urupfu. Kuki? Kuko Imana yashyizeho amabwiriza, Imana yashyizeho amategeko. Hari amategeko n'uburyo ibintu bikorwa. Rimwe mu mategeko ariho nuko ingaruka z'ibyaha ari urupfu. Yesu rero aje mu isi iyobowe n'umwanzi, adusanze turi imbata, ahisemo after we fell. Well, you had our adversary, this really smart, very strong person who envied humanity and only wanted to degrade us. Uwo muntu twita umwanzi ni umuntu wagiriye ishyari ikiremwa muntu, aracumura ageraho afata ikiremwa muntu akigira imbata. Satani afite umurimo w'urupfu, afite umurimo wo kutuboha. Rero twongera dusubize amaso kuri wa musaraba. Yesu kuri wa musaraba aragenda yegeranya byaha byose kuva kuri Adamu na Eva kugeza ku mperuka y'isi. Ibyo byaha byose
abishyira hamwe abihuriza ku musaraba ibyaha byanyu byose. Hari impamvu rero hari impamvu ibyaha byose Yesu yabifashe akabishyira ku musaraba. Niki tubiziho? Yarapfuye. Reka tubitekereze. Igihe yaciye mu rupfu, mu mwobo w'urupfu, yishyuye ikiguzi, kuko turabizi ko ingaruka z'icyaha ari urupfu. Yishyura ikiguzi cy'urupfu. Muri uwo mwanya ikiremwa muntu gihura no gukiranuka cyangwa se ubutungane bw'Imana. Ubwo Yesu yapfaga, ubwo yishyuraga ikiguzi, natwe twahuraga n'ubumana. Yesu asenya urupfu. Icyaha gifite umurimo wacyo. Ibyaha byose byarababariwe kuva mu ntangiriro kugeza ku mperuka. Nanone urupfu rurasenywe. Iyo mugerageje kwibuka isengesho ry'intumwa, tureba hamwe ukuntu Bibiliya itubwira ngo yarishwe, yarabambwe, arapfa, arashyingurwa, arazuka nyuma y'iminsi 3. Niki cyabaye muri iriya minsi 3? Yesu yanyuze ikuzimu. Ibi tubibona buri gihe iyo dusomye mbere y'umunsi wa Pasika, mbere ya Pasika. Bibiliya itubwira ko Yesu yagiye ikuzimu, akurayo Adamu, akuramo Eva. Aravuga ati ntimwaremewe kubohwa, muze tujyane muri paradizo. Yesu rero yishe umurimo w'urupfu n'imbaraga z'urupfu, anesha Satani, icyubahiro cyose kigarukira Imana. So why is Earth still like struggling? None twibaze ku isi ikiri mu bibazo. Aha rero niho bitangarije cyane, kuko turabisoma mu byahishuwe igice cya 6. Ndashaka dushyireho iyo mirongo. Tunarebe muri Yohana wari uri ku musaraba, abona ku musaraba Yesu abambwe. Noneho Yohana yisanga mu iyerekwa, areba ibyabaye mu ijuru, asobanukirwa ibyabaye kandi abirebera mu mwuka. Reka mbisobanure. Hari icyabaye ku ntebe y'Imana. Bibiliya iratubwira ngo harabajijwe ngo se hari ukwiye kubumbura ibi bitabo, hari ukwiye kubumbura. Yohana ararira yibaza uwabumbura icyo gitabo. Bibiliya iravuga ngo marayika ngo yarambwiye ati umwana w'intama wabambwe niwe wabumbuye kiriya gitabo. Umwana w'intama wabambwe niwe wamennye kimwe muri ibyo bimenyetso. Kimwe muri ibyo bimenyetso, ibyo bisobanuye iki? Ni ukuvuga ngo yahawe ubutware bwose, ubushobozi bwose, kandi yakoze icyo amaze guhabwa izo mbaraga, yamennye ibyo bimenyetso 7. Kubera ko ikimenyetso cya mbere cyaramenywe, Bibiliya itubwira ngo hari ifarashi y'umweru kandi uyicayeho yari afite umuheto, ahabwa ikamba. Nuko agenda anesha kandi ngo ahore anesha. Ibyahishuwe 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Ikimenyetso cya kabiri, haza indi farashi itukura cyane. Ikimenyetso cya 3, hari inzara, ifarashi y'umukara. Ninde wohereje ifarashi y'umukara? Ikimenyetso cya 4 ni urupfu.
urupfu narwo ruza ku isi. What's going on? Ni ibiki byarimo biba hano? Well, here's the thing, my friend. Ariko reka mbasobanurire God inshuti zanjye. created Imana his two favored creatures, Imana yaremye angels and humans, yaremye with two abantu things that babiri only ikunze we cyane. have. Yaremye abamarayika, irema n'ikiremwa muntu. So that we can know God, Iduha ubwenge bwo kwimenya free will, ndetse so n'amahitamo that we can choose kugira ngo God. tuyihitemo, And tuyimenye, where there's not tunayihitemo. choice, Iyo rero hatabayeho there's not amahitamo, love. nta rukundo ruba For ruhari. example, Urugero, I like green. nkunda If I icyatsi. were God, Iyo mba I would ndi have made the Imana, entire world isi yose green nari and only kuyirema green, ari and I would have icyatsi. said, don't you love green? Nkahita mbabwira nti And you'd have ntimukunda looked at me and icyatsi. said, if I were God. Namwe I'd wenda have done mukavuga it muti different, iyo mba right? ndi Imana mba narabikoze ukundi. So some of you might be, I love green. Hari abakunda Right? I icyatsi, choose that, hari but there's not abahitamo any icyatsi, choice. ariko wisanze mu isi ibintu byose ari icyatsi, nta mahitamo menshi waba ufite. Choices. Imana yahaye Adamu na Eva amahirwe yo guhitamo icyo The bashaka. tree of knowledge of good and evil, the fruit was comely and it looked Tuzi ko great. And the idea mu of it was itangiriro Adamu na Eva Imagine how beretswe many igiti times batagomba Adam kurya and imbuto Eve had to zacyo, pass that ariko tree bagombaga guhitamo nabo kutakirya. and say, Imbuto zari zimeze neza, to eat it, ariko as bagombaga God told us guhitamo no. There was kutarya za choice. mbuto kuko Imana And there was a way to yazibabujije. show God we choose him Imana because rero we're in tuyereka relationship ko with him and we love him. tuyihisemo All right, so the iyo dufashe choices- ibyemezo biyinezeza So what kuko are the tuyikunda. choices? We Amahitamo rero have Jesus dufite as Yesu Savior, nk'umucunguzi or we wacu, could choose the strong twamuhitamo man cyangwa and se be tugahitamo enslaved and degraded. umwanzi We we can choose tukemera kuba imbata. peace Dushobora that surpasses dushobora all guhitamo understanding amahoro in Jesus. arenze amahoro Or yandi we have yose, the choice of cyangwa war. se tugahitamo intambara. We can choose Jesus Dushobora guhitamo as Yesu our bread of life. akatubera umutsima Or we w'ubugingo, can choose cyangwa tugahitamo inzara. and we can choose Dushobora Jesus guhitamo Yesu as our life. akatubera Or we can ubugingo, choose death. cyangwa se tugahitamo urupfu. Deuteronomy chapter 30, it talks about choose. Gutegeka kwa 2:30-19 Bibiliya iravuga ngo nimuhitemo ubuzima, ubugingo. You know, our adversary still plays with us. He Umwanzi has wacu a playbook, aracyaturwanya, and he has certain afite uburyo cyangwa se imitego yateguye itandukanye akoresha aturwanya. Hari umutego umwe Satani akoresha kandi buri gihe bigakunda. Ni ikinyoma kigira kiti ngo Imana ntabwo ari data mwiza. Iyo rero icyo kinyoma wacyemeye, ntushobora kwizera no kwiringira ko Imana igutegurira ibyiza kandi ishaka kukugirira neza. Niyo mpamvu Adamu na Eva bahisemo kutayumvira kuko ntibayiringiye, ntabwo bizeye ko ari umubyeyi mwiza kandi ibyo yababujije itabikoze kubera urwango, ahubwo ifite ibyiza ibateganirije. Yewe mpora nibaza cyangwa se ikintu kijya kingora ni uguhora nzirikana ko Imana ari umubyeyi kandi mwiza. Buri gihe hari igihe nisanga nshobora kutayiringira, sinizera ababyeyi banjye cyangwa se sinizere abayobozi banjye, ugasanga ahubwo mbaho ubuzima butizera abantu. Ariko ukuri ni uko Imana yacu ni umubyeyi mwiza cyane kandi irankunda, jyewe irankunda. Bibiliya iratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kare mwabyumvise bivugwa
This is what I'll leave you with. These aha activities niho of the Rwandan Fellowship. ndi burangirize mwumvise ko Rwanda Leaders Fellowship bahura bagasenga bagahura rimwe mu cyumweru bagasenga bakiga ijambo ry'Imana bakagira amasengesho nk'aya dufite ibikenewe byose kugira ngo twubake umuryango ukomeye ushyitse. I noticed in my family growing up. Ibi ni bimwe mu bintu, hari ibintu bitatu nabonye umuryango wanjye nakuze mbona. Gusenga ni inkingi ikomeye cyane, wa mwanya mufata murebana mugaragarizanya urukundo, musengeranirana. Reka rero mbasabe nimutaha musubire mu rugo mufate umwanya wo gusengana nk'umuryango, musengera imiryango yanyu, mubwire abana banyu ko mubakunda, mubabwire ko mwishimiye kuba muri uyu muryango hamwe nabo. Icya kabiri, iyo mwiga ijambo ry'Imana muri kumwe, iyo twiga ijambo ry'Imana turi kumwe mu muryango, Imana itwikoreza umutwaro wayo, kandi umutwaro wayo uroroheje, ihuzanya natwe. Iyo turimo kubaka imiryango ikomeye, tuba dushaka gusangira umutwaro. Mvuge nti uba ushaka gutoza abana bawe kwikorera umutwaro, bibigisha kubahiriza inshingano, bibaha uburyo bwo kugerageza bagatsindwa, ukabakosora, ukabafasha. Iyo abantu bahaye inshingano hakiri kare, uba ubereka ko aho byananirana uhari kugira ngo bakosore, ubafashe. Icya gatatu ni umwanya wo gusabana, wo gusangira, wo gukina. Akenshi iyo tuvuze gukina abantu ntibabiha agaciro, ariko mu by'ukuri kuramya Imana ni nko gukina, ni ukwirekura, ni ukwisanzura, birenze gutekereza amafaranga, gutekereza n'ibindi bintu. Ni wa mwanya wo kwisanzura, wo kwirekura. Muzisanga rero muri kumwe n'abana banyu, musengane, mubabwire ko mubakunda kandi muri mu muryango umwe. Mushima Imana, mubabwire ko mushima Imana ko ari abana banyu. Icya gatatu, muzisanga muri gusangira imitwaro, babaha imitwaro yabo, mukabaha imitwaro yanyu, mugafatanya, kuko abana banyu bakeneye gusobanukirwa ko tujya tuneshwa mu buzima, ariko iyo tuneshejwe turiga, turakura, tumenya byinshi kurushaho. Tugomba gukina, kwiga gukina no gusabana n'abana nk'aho turi kuramya Imana. Ibi ni mubikora mu miryango, mu bana banyu, aho muri, aho mutuye. Musige abana banyu, mubashyire mu biganza by'Imana. Ndagira ngo mbibutse ko Imana ikunda abana banyu kuruta uko mubakunda. Ikindi, mwibuke gusabana nabo, nubwo haba amakimbirane, mujye mwibuka kutikunda, mwikorere umusaraba wanyu, mukurikire Yesu. Murakoze.